murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiye hote. Mu yafunzwe harimo n'amadini yiyomoye ku Badventiste yitwa abatampera cyangwa se abagorozi. Benshi babazi nk'abantu basengeraga ku mucaca. Iyindi yitwa Future Bright Spark Church, iya 17 yitwa Gospel Church Ubuhungiro. Bati ntabwo akabari kakabaye kagereranywa n'urusengero, ahubwo abajya mu tubari bakwiye gufatira urugero rwiza mu nsengero, bityo ko ntacyo bitwaye. Nubwo urugendo turimo rururije, inzika inkeri irazamuka, ibirushya bikaba byinshi mu rugendo, ikomere ahatazagerayo by'ukuri. Ndabasuhuje, mbifurije ibihe byiza mwe mwese mudukurikiye. Ndizera ko muguwe neza aho muri, niba ari mu gitondo cyiza, niba bwije umugoroba mwiza. Biraterwa naho muri, kuko muri henshi hatandukanye. Uyu mwanya reka tuganire nk'uko nayo basezeraniye. Inkuru iri kuvugwa muri uyu mwanya ntabwo ari nshya cyane, ariko hari ibishamikiyeho bishya. Twari tumaze igihe tuvuga ibirebana n'amadini yafunzwe, insengero zafunzwe. Kuri ubu ngubu hari amwe mu matorero n'amadini yambuwe uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda. Iyi nkuru y'ifungwa ry'insengero zitujuje ibisabwa hagendewe ku bipimo leta yatanze, cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere RGB cyatanze, abatarabashije kuzuza ibyo bipimo byatanzwe, insengero zabo zashyizweho ingufuri. Ibyo twabigarutseho mu biganiro byacu byabanjirije iki ngiki. Ibyibandwagaho leta yatangaje ni ukuba insengero zigomba kuba zikorera ahantu hazima, hadashyira ubuzima bw'abaturage cyangwa se bw'abagenderera, bw'abahagana mu kaga. Harimo kuba ari ahantu hatari mu gice cyagenewe ubucuruzi, kuba insengero zifite aho guparika imodoka, izi ni ingingo zitavuzweho rumwe, zifite imirindankuba. Insengero zikaba zifite ubushobozi butuma amajwi y'abari mu rusengero atirangira, cyangwa se soundproof. Hari byinshi byagiye bivugwa. Inyubako zitujuje ibisabwa zarafunzwe. Ngira ngo ubushize ubwo twaganiraga hari hamaze gufungwa insengero zirenga 8,000. Icyo gihe ni mbere y'amatora y'umukuru w'u Rwanda cyangwa se ya perezida w'u Rwanda. Hari benshi bavuze bati byanze bikunze nyuma y'amatora umukuru w'igihugu azabakomorera, bongere basengere muri za nyubako cyangwa se muri za nsengero. Ibiganiro byatambutse, abantu batanze ibitekerezo haba ku mbuga nkoranyambaga, mu biganiro byagiye bihaba n'ibitangazamakuru bisanzwe bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda, bagaragaje ko koko leta ifite impamvu yo gufunga izo nsengero. Hari ingero zagiye zitangwa, urusengero ku manywa rukaba urusengero, byaba nimugoroba muri weekend rugahinduka akabari. Ibyo byatumye leta izifunga, ndetse benshi barasakuje. Hari n'abayobozi cyangwa se abihaye Imana babivuzeho. Mbibutse nka Antoine Rutayisire, Dr cyangwa Pasteur, Reverend Pasteur Antoine Rutayisire. Ngira ngo yigaruye bigeze kure, aho abakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye bazana ubutumwa yagiye avuga, bakabuhuza n'ubwo umukuru w'igihugu yavuze mu myaka yashize. Inyuma rero y'amatora, umukuru w'igihugu benshi bari biteze ko agomba kugira icyo abivugaho. Yagiye kurahiza inteko,
yagaragaje ko abibwira ko atazi ibibera mu gihugu bibeshya. Aha yerekanaga ko gufunga insengero ari umugambi wa leta ndetse bifite icyo bimariye abaturage. Ubwo butumwa bwari bwitezwe n'abantu benshi. Abamwe baravuga bati kuki umukuru w'igihugu atabivuze mbere y'amatora? Ahari bashaka kwerekana ko iyo agaragaza ko ashyigikiye icyemezo cya RGB na Minaloc, ahari byari gutuma adatorwa nk'uko yatowe. Ibyo ni by'abasesenguye bavuga, ntabwo ari ibyanjye. Ukeneye guhinyuza wakurikira izo mbuga nkoranyambaga byagiye bivugirwaho. Hanyuma umukuru w'igihugu aza ashimangira ibyo RGB yakoze, yerekana ko ndetse n'izindi ngamba zigamije guca akajagari mu nsengero n'amadini zizashyirwaho. Navuga ko yabakuriye inzira ku murima. Ubu ngubu insengero zarafunzwe kuko zitujuje ibisabwa. Bamwe bagiye bavuga bati kubera iki izi nsengero zifunzwe zarashyiriweho ibipimo biremereye bidashyirirwaho abandi mu zindi nzego, ahandi hahurira abantu benshi, mu masoko, mu tubari, mu nyubako za leta zakira abantu benshi, mu byumba mberabyombi byakira abantu benshi bikorerwamo inama, ahabera ubukwe butandukanye. Bati kuki ibyo bintu bihereye mu nsengero? Abandi basesenguzi bati abantu bakwiye gutandukanya urusengero n'utubari. Bati ntabwo akabari kakabaye kagereranywa n'urusengero, ahubwo abajya mu tubari bakwiye gufatira urugero rwiza mu nsengero, bityo ko ntacyo bitwaye kuba izo mpinduka zigamije gushyiraho uburyo bwiza bw'aho gusengera zihereye mu nsengero, ntacyo byaba bitwaye. Abantu baravuga bati reka dutegereze, wenda naho bitageze bizahagera. Nanjye ndemeranya n'abavuga batyo, kuko koko insengero ni ahantu h'Imana ivuganira n'abantu. Ubwo ndavuga ku bemera Imana. Ntabwo rero aho Imana ivuganira n'abantu wahagereranya no mu kabari, ahabera ubusinzi, ahabera ibyaha, ubusambanyi, ahabera ibintu bitandukanye. Uyu munsi rero reka nte gutinda muri introduction, ahubwo tujye kuri iyi nkuru yagaragaye uyu munsi cyangwa se yiriwe ivugwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze, kuko ibi birebana no gufunga insengero n'amadini ntabwo ari inkuru ireba abanyarwanda bari mu gihugu gusa, ahubwo ni inkuru buri wese ashishikariye kumenya. Umuntu wese uturuka muri biriya bihugu, cyangwa se na cyane ko usanga ayo madini yaraturutse mu bihugu by'i Burayi na Amerika. Ariko igitangaje, amadini yari ahari azwi mu gihugu yari amadini make. Umuntu akajya kwiga iyobokamana cyangwa teolojiya, yavayo ntakomeze mu idini yari arimo, akajya gushinga minisiteri ku ruhande. Ugasanga ntaho iyo minisiteri itandukaniye mu ndangagaciro, muri vision, muri mission, ntaho itandukaniye naho yabarizwaga cyangwa se n'ibindi bihari. Bityo insengero cyangwa se amadini aragenda agera muri 100, 300, 400, 500, kandi nta tandukaniro. Amenshi birumvikana nasenga ku cyumweru, harimo n'andi yagiye yiyomora ku yandi. Ngira ngo idini hari ritaragira abaryiyomoraho benshi cyane ni idini ya Isilamu, araba n'abagatolika wenda, kuko ari abangirikani bafite abandi bagiye biyomoraho bafite imyemerere ijya gusa n'iyabo. Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bafite abandi bitwa abadiventiste b'umunsi wa karindwi, bo turabagaruka muri uyu mwanya. Hanyuma abaprotestanti cyangwa se babandi basenga ku cyumweru, abaporo cyangwa abaporoso biterwa no kubyita, abaprotesta nibo navuga ko bavuye mu mitwe myinshi cyane. Uyu munsi rero ntabakereje, inkuru yiriwe ivugwa nuko za nsengero nyuma yuko zifunzwe
amadini adafite ubuzima gatozi cyangwa se atariyandikishije muri leta uyu munsi yafunzwe. Ndabaha urutonde rwayo. Ni amadini menshi ariko kandi atari menshi cyane ugereranije n'amadini ahari. Ubuzima gatozi ni uburenganzira bwo gufungura urusengero cyangwa se gufungura itorero, ukariha izina, ukaryandikisha mu miryango cyangwa se mu madini yemerewe gukorera mu gihugu. Uyu munsi rero bayafunze. Mu yafunzwe harimo n'amadini yiyomoye ku badiventiste yitwa abatampera cyangwa se abagorozi. Benshi babazi nk'abantu basengeraga ku mucaca. Uyu munsi ntabwo bemerewe gusengera mu Rwanda kuko amategeko atabibemerera. Ubundi aba ni abantu bameze bate? Nibo ngiye kwibanda, ariko hari n'andi benshi yafunzwe ndaza kuyagarukaho muri iki kiganiro. Ababizi neza bemeza ko ayo madini yadutse cyangwa se yiyomoye ku idini y'abadiventiste umunsi wa karindwi ahasatira mu myaka y'1990 cyangwa se mbere gato, aza kugira imbaraga ahagana mu bihumbi 2005. Ni amadini yaje gukomera. Iryagiye ari rimwe ryagezeho rivukamo irindi, iryagezeho naryo rihindukamo irindi. Ngira ngo abitwa cyangwa se abiyita cyangwa abitwa abagorozi bamaze kuba benshi. Mbere ntago bateraniraga cyangwa se basengeraga ahantu mu nsengero, kuko bafite icyo bashingiragaho mu nyandiko z'ibyo bagenderaho, bakerekana ko urusengero nyakuri ruri mu mutima. Uyu munsi rero nabo bari mu bafungiwe batemera, badahabwa uburenganzira bwo gusenga mu buryo bwa rusange. Mbabwire ko mu gihugu kigendera ku mategeko nk'u Rwanda, ntabwo wateranya abantu 20-30 bafite uburenganzira bwa leta ngo byemere. Ibyo ni uguteza akajagari. Ubu ngubu abo bantu biri kwibazwa ngo idini yabo irafunzwe, ntibazongera gukora. Ese barajya kwiyandikisha bashake icyemezo kibemerera gukorera mu Rwanda muri RGB? Ese biragenda bite? Abapoligame, abamonogame nabo uyu munsi bafungiwe kimwe n'izindi nsengero. Reka mbabwire zimwe mu nsengero zafunzwe uyu munsi zitemerewe gukorera mu Rwanda, cyangwa se amwe mu madini atemerewe gukorera mu Rwanda. Reka idini ya mbere nyibabwire ni aba bitwa abagorozi cyangwa se abatampera, barimo imitwe abayizi barayizi. Idini ya kabiri ni abakusi. Abakusi nabo ni itsinda ryiyomoye mu badiventiste b'umunsi wa karindwi. Mbabwire ko mbere y'uko ayo madini aboneka, amadini yari ahari mu buryo buzwi amaze n'imyaka myinshi akorera mu Rwanda. Harimo abagatulika, abayisilamu, abapentekoste cyangwa se aba ADPR, hakaza abanglikani, za AR, abadiventiste. Ayo niyo madini navuga yarazwi cyane, yaramaze n'imyaka myinshi akorera mu Rwanda. Andi yose yagiye abaho kugira ubwo mu gihugu cy'u Rwanda habarurwa amadini arenga 100 yagiye akomoka muri aya ngaya mbabwiye. Idini yindi ya kane itemerewe gukorera ku butaka bw'u Rwanda cyangwa se yahagarikiwe ibikorwa byo gukorera mu Rwanda ni idini yitwa abarokore. Abarokore benshi babitaga abarokore, abaporoso cyangwa se abadepere benshi babita abarokore, ariko hari idini mu buryo bwihariye yitwa abarokore. Hari idini yitwa abavandimwe church. Hari menshi mvuga wenda ntimuyumve ariko cyangwa se ntimuyamenye. Impamvu nuko aya madini yagiye atangira ugasanga atangijwe n'abantu bake bagakomeza kuba bake. Hari nk'idini rwose nakubwira ifite icyicaro kimwe idafite ahandi hantu ikorera mu gihugu hose. Idini ya gatandatu ni yitwa Agape cyangwa se Agape Sanctuary. Iya karindwi Apostolic Faith Mission International. Iya munane ni Assemblée de Dieu. Iya cyenda ni Bethel Miracle Church. Iya 10 Crystal Church. 11 Cornerstone Temple Dusenyi.
ubwo Dusenyi ni aho hantu. Indi 11 iya 12 yitwa Dusa n'imitima Church. 13 Edam Church. 14 EEBVR, iyi ni impine ntabwo nanjye nyisobanukiwe. Indi dini yitwa Eglise Betania. Iyindi yitwa Future Bright Spark Church. Iya 17 yitwa Gospel Church Ubuhungiro. Iya 18 yitwa Hope Provision Center Church. Iya 19 yitwa Hosiana Bible Church. 20 Independent Evangelical Lutheran Congregation Rwanda cyangwa se IELC. Iya 21 yitwa Ihema ry'Amahoro Church. 22 International Pentecost Ministries. 23 Intumwa n'Abahanuzi. Iri ni irindi torero. Irindi 24 ryitwa Intwarane. Abakurikiranye amakuru yo mu Rwanda bazi itsinda ry'abanyamasengesho biyise Intwarane za Bikira Mariya. Aba bagiye guhanurira umukuru w'igihugu, bamubwira ibintu bitandukanye, bavuga ngo bizagenda bitya na bitya. Abo bantu batawe muri yombi barafungwa, bitwa Intwarane za Bikira Mariya. Ntabwo rero bihamya ko ari baba ngaba, ariko abantu bitwaga Intwarane za Bikira Mariya bigeze bafungwa ndetse baraburanishwa. Indi dini yafunzwe itemerewe gukorera mu Rwanda yitwa Isoko Ibohora. Indi Isoko Imara Inyota. Hari indirimbo ya Theo bose babireba yitwa ngo Soko Imara Inyota. Indi dini yafunzwe yitwa Ivugurura n'Ubugorozi i Remera. Aba ngaba ndatekereza ko ari babandi b'abatampirana babwiraga. Indi yitwa Joy of Salvation Church. Indi yitwa Life in Jesus Christ. Indi yitwa Lutheran Mission in Africa. Indi yitwa Philadelphia Church. Indi yafunzwe yitwa Principle of Holy Spirit Church. 34 Promise Life Covenant Church. Indi yitwa Redeemed Baptist Church. Aya yose nayakoreraga mu gihugu. Birashoboka ko yari afite insengero zitafunzwe, ariko y'ubwayo ntabwo afite uburenganzira buyemerera gukorera ku butaka bw'u Rwanda, bityo bakomanyirijwe, mbivuze neza, bahagarikiwe. Indi dini yafunzwe yitwa Reformation Christian Church. Indi Salvation Church. Indi Ismail Religious and Cultural Organization of Rwanda. Indi yitwa Ubuzima Bushya muri Kristo cyangwa se muri Kristo. Indi yitwa UDEPR Impinduka. Indi yitwa Umugeni wa Kristo. Indi yitwa Umurage w'Abera Pentecote. Indi yitwa Urwambariro Abera mu Rwanda. Ngira ngo naya ngaya yafunzwe na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu cyangwa se Minaloc. Aya matorero yose akaba azize ko atarafite uburenganzira bwo gukorera mu Rwanda, yakoraga mu buryo butemewe kuko atahawe uburenganzira bwo gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Ngayo nguko ngaya makuru yiri wavugwa. Reka mbumvishe ubutumwa bugufi. Ni ijwi rirerire mukuru w'igihugu avuga kuri izi nsengero zafunzwe, ngira ngo yari yagiye kurahiza abadepite. Ariko none ndagira ngo nyiganire nawe. Amaze iminsi mbona ku mbuga zikoranya amakuru ibintu bijyanye na churches, ibiriziya cyangwa n'amakanisa n'ibiki. Iminsi mbibona kandi si bwo bwa mbere. Hari ubundi icyo kibazo cyavutse
sinzi niba bamwe mubibuka bazara abantu basa n'abijijisha ntibagire memore. Ikintu cy'amakanisa ni iki? Murabanza mugahera ku induru ikavuga bafunze amakanisa, babanje ugahera kuvuga ngo ariko ubundi yagiyeho ate? Ati mbere y'uko uvuga ngo bafunze amakanisa cyangwa insengero, ubundi wakabaye wibaza uti ayo makanisa yagiyeho ate? Ngira ngo iri jambo nsorejeho ubu ngubu birashoboka ko ari ryo ryaba rifitanye isano n'ifungwa ry'aya matorero, kuko yakoraga mu buryo atahawemo uburenganzira. Aravuga ati mbere y'uko muvuga ngo arafungwa ubundi yagiyeho ate? Ndatekereza ko hashobora kuba harabaye ubugenzuzi bukagaragaza ko aya matorero cyangwa se izi nsengero, aya madini akora mu buryo butemewe cyangwa se butazwi. Benshi bari bazi ko umukuru w'igihugu ubwo amatora arangiye ari buzikomorere, ariko we yagaragaje ko ibyo byakozwe abizi ndetse abishyigikiye. Uyu munsi rero abantu bari baza bati ese amaherezo aba araba yahe? Hari n'abo natangiye kubona bamwe bavuga bati ni akarengane. Abasoma ibitabo cyane cyane byagiye byandikwa n'abantu bagiye bakorerwa bagira amabonekerwa, bakavuga bati aka ni akarengane, abantu bagiye kubuzwa umudendezo mu by'idini, abantu bagiye kugira bate. Nyamara ubutegetsi bwo bukavuga ko ibyo bukora biri mu nyungu z'abaturage mu kureberera umutekano w'abaturage. Ubu rero izo nsengero zafunzwe, harimo n'abo ngabo bazwi cyane mu karere k'ibiyaga bigari. Ibiyaga bigari mvuga ni Rwanda, ni Kongo, ni Burundi, abitwa abatampera cyangwa se abagorozi, barimo ya mitwe. Ngira ngo bagwiriye muri biriya bihugu mvuze aho ngaho, ariko no mu bindi bihugu bagiye bagerayo, haba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri Canada, i Burayi. Ni abantu bafite abantu benshi, ni imyizerere cyangwa se imyemerere yakurikiwe n'abantu benshi. Uyu munsi rero abantu bari baza bati biragenda bite? Ese gusenga birahagaze? Ese umuntu azayasenga wenyine? Guteranira hamwe igiterane kirabujijwe burundu? Kuko bari abantu ntabwo bagira insengero. Aha muri Amerika niho nabonye baratangiye gutera imbere. Uko bajyaga basenga mbere nta nubwo bajyaga banacuranga, ariko ubu nsigaye mbona bacuranga. Mbere nabonaga batagira insengero, bagateranira ku mucaca. Uyu munsi muri Amerika bateranira mu nsengero kimwe n'abandi, ukabona ko nta bintu byinshi batandukanya n'abandi twita abadiventisiti umunsi wa karindwi. Ese turibaza ngo birarangirira ahangaha? Ntabwo dutekereza ko bizagira ingaruka zikomeye ngo habemo guhangana n'inzego z'umutekano, ejo bavuge bati akarengane karabaye. Ntekereza ko abantu bakwiye kubanza bakuzuza ibisabwa. Niba ukorera mu gihugu, igihugu gifite ubutegetsi, kandi ubutegetsi bwashyizweho n'Imana. N'abemera Bibiliya bemera ko nta butegetsi budakomoka ku Mana, bityo ko bagomba kumvira ababayobora. Ese twibaze ngo iri torero kimwe n'ayandi yose, harimo n'iryo nabonye ryitwa umugeni wa Kristo, ese aba bantu, izi nsengero cyangwa se aya matorero arajya gushaka ubuzima gatozi yiyandikishe muri RDB? Ikindi ntasoza ikiganiro navuze, umukuru w'igihugu ndetse n'abandi baravuze bati ese ubundi izo nsengero ni business, ni inganda zitanga imirimo, bati zirasoroma amafaranga y'abaturage, bati ese ubundi batangiye kujya basora ko banyunyuza imitsi y'abaturage? Ntabwo nemera ko ariko bimeze, kuko ntawe bayakura mu mufuka. Umuntu atanga bitewe nuko abyemera ndetse azi n'icyo bizamumarira.
ariko hari abavuze bati nibatangire basore kuko nayo ni bizinesi nk'izindi. Ese ikibazo gifite leta? Ndababajije mwe mukurikiye, ikibazo ni leta igifite cyangwa ikibazo gifitwe n'abahagarariye za nsengero? Ni mwebwe muri gutuma leta ifunga izi nsengero cyangwa ni ibyahanuwe biri gusohora? Abantu bibaze. Ese ibyo badusaba kuzuza kugira ngo dusenge mu buryo bwemewe ahari turabyuzuza cyangwa dukeneye kwibera mu kajagari? Ubu igihugu kiratera imbere, isi iratera imbere. Ese abantu basenga cyangwa bubaha Imana nibo bakwiye kulaginga behind bagasigara mu mateka? Abantu rero babyibaze, ariko ntabwo mbabwiye ngo munsubize mu byibaze, ariko tunategereze ngo ese aba bantu amaherezo araza kuba yahe? Insengero zirafunzwe burundu, ese bazakomorerwa? Ese aba batemera gusengera mu nsengero mu bihugu by'ibiyaga bigari, mu karere k'ibiyaga bigari, bazemera bubaka insengero, baziyandikisha bagira ubuzima gatozi? Ibyo ntimubimbaze mu byibaze. Mwakoze cyane kubana natwe, ndabashimiye. Nitwa Innocent Gasabato. Niba utarakora kuri subscribe, bikore, uraduteye inkunga ikomeye. Ushobora gusangiza abandi iki kiganiro kandi mukatwunganira, mugashyiraho comment cyangwa se ibitekerezo byanyu kugira ngo tumenye ibibanogera, tumenye uburyo twabaha ibyo mukunda kandi mushaka. Ni ubusesenguzi bwihariye butabogamye bwanjye bwite. Nawe ufite ukundi ubibona, uku niko njye mbibona. Uko ubibona wabidusangiza unyuze muri comment section. Wakoze cyane, ugira ibihe byiza, Imana ikurinde. Niba nawe usenga ukaba usengera ahantu hatemewe, turagusaba kuzuza ibisabwa kugira ngo bagukomorere. Niba ufite urusengero rutanditswe muri leta, mbere y'uko uvuga ko ari ibyahano bigusohoreyeho, banza wuzuze ibyo leta igusaba, hanyuma usenga Imana. Imana izaguha conducive environment uzasengeramo kandi usenge wisanzuye. Bye, nakagaruka. Imana ibarinde. Keretse wowe ubwawe waretse kurwana.